uwo muhango warabaga abana b'ingimbi bakagenda bakikinisha imbere y'abayobozi imbere y'inzego akaba ari ikintu rero cyagaragazaga ko umwana yakuze. Iyo fu rero turya haba harimo n'iki n'ibyuma turya ibyuma bro hagati ya 2046 na 2051 nta bantu bazaba bakigira ute bagitera inda ngo bipfe koroha ntago bizaba bigikeneye ko umukobwa miri kinini ngo atinyinda ahubwo bizaba biri ikintu kigaragara ko miri kinini ngarebe ahubwo miri kinini ngo arebe yuko intanga zafata. Niba numva neza nta gikozwe ikiremwa muntu kiri gucika kiri kugana ku iherezo nta mugabo nta muntu. Yes, reka nizere ko nubundi umeze fresh cyane wowe ukurikira ibiganiro byacu umunsi kuwundi ariko by'umwihariko wowe wabitweretse ukaba waramaze gukanda subscribe kuri channel yacu. Nkuhaye ikaze ariko by'umwihariko nakire na Toros mu rugo. Umuntu uri mu rugo rero ntago bamwakira bamuhereza kwisanga. Ndanagushimiye by the way. Yego tumaze gukorana ibiganiro byinshi twakoze ibiganiro byinshi kuri zitandukanye n'abantu barabikunze barabikurikiye. Ubushize twaganiriye ku kintu kigendanye no kubazamura YouTube channel cyangwa se wagira YouTube channel ariko nanone igendanye n'ibihe turimo. Ni ikiganiro navuga ko cyagira akamaro abantu benshi harabampamagaye ndabahuza urabafasha nibyo agaciro cyane rero tuba tugamije ko ikiganiro dukoze kigira umuntu gifasha cyane. Bura ni ikintu utamenya nagisize kuri Facebook gira kiganiro abantu benshi baragikunda cyane cyarebwe n'abantu barege 100,000 kuri Facebook kuri Instagram naho ndakeka ntabwo ari benshi cyane kuko uramva imbuga zacu ziracyane hasi ariko iyo ukoze ibintu bikarebwa n'abantu baruta abo usanzwe ufite kandi bose bakagikunda nuko babona ko ufite amakuru ahagije kuri cyo. Uretse n'ibyo byampaye akazi hari abantu bagiye bambwira ngo mbafashe ndabafasha birakunda nuvuga ngo ibyo twakoze byagiriye umumaro societe birakenewe. Uyu munsi rero tugiye kwiganirira ku mibereho ariko nanone buriya turi hano kuko dufite ubuzima buzima wari ubizi hari abatabashije kuramuka ngo bebe bari turi hano kuko duhumeka turi hano kuko Imana yadutije ubuzima ariko bamwe bati Imana niyigena twese turabizi ko Imana iyo yagutije ubuzima ubaho Imana nidutiza ubuzima ariko natwe nk'abantu Imana yaravuze ngo nuburo bwenge nzakureka. Abajeni mu bigendanye no gusigasira amagara yacu ubuzima bwacu umunsi ku wundi turi kwitwara gute tubayeho dute uyu mpamvu wenda mbere na mbere reka manze nsobanure nako kantu utaza kwibazaho kuri iki kiganiro kuko uyu muntu turi kumubaza nk'iki wenda nagira ngo ubande uduce mu ncamake n'ubundi ibi bintu bifite amakuru ni ibintu wize ndagira ngo ubunzi ubanze uducire mu make mu masegonda 30 ku makuru ufite kuri ibintu tugiye kugarukaho kugira ngo abantu bataza kwibaza. Urakoze cyane Tateyina. Ubusanzwe tugiye kuvuga ku kintu kijyanye n'ubuzima ariko murabona urubyiruko rw'iyi minsi bafite intege nkeya nta muntu ubona afite igituza ngo ubone ari umusore afatika ngo akandagira ubone ko akandagiye nk'umusore. Ese biraterwa n'iki? Nibyo tugiye kuvugaho kuri uyu munsi ariko ngiye impamvu ngiye kubivugaho nuko ubusanzwe nize ibintu bijyanye n'ubuzima muri secondary school nize mathematics biology and chemistry nize imibare ibinyabutabire n'ibinyabuzima ariko mbyiga mbikunze muri university nza kubikomeza niga imibare n'iki n'ibinyabuzima noneho no kubyigisha mbyiga mbikunda noneho finally nyuma yaho nza gukora n'ama content kuri za Facebook abantu benshi baranzi njya nkora video zikarenga 5,000,000 za views hari n'abansaba ngo nge nzikora mu cyongereza izo content ariko ibyo nkora cyinshi nibanda ku buzima bw'umuntu kandi bifasha abantu benshi. No kuvuga ngo muri make ibyo ndi kuvuga mbishyira muri practice bigakunda ariko nanjye ubwanjye muyareka nkubwiza ukuri ndinze ngana utya ntarajya mu bitaro ngo ndyameyo. Nicyo tugiye kugarukaho rero nagiraga ngo wenda banze wibwire n'abantu bataza kubishidikanyaho imibereho muri iminsi kubigendanye ariko no gusigasira amagara yacu turi kwitwara gute? Kubijyanye no gusigasira amagara yacu dufite ibibazo bikomeye cyane muri iki gihe turimo kurya. Urabona urusyo ruriya rusyo rusya kawunga rugasya ifu y'ibigori amasaka ibintu nk'ibyo ngibyo bashyiramo amenyo mashyashya nyuma y'igihe runaka usanga ya menyo yarashize wakwibaza ngo ayo menyo aba yaragiye. Iyo fu rero turya haba harimo n'iki n'ibyuma turya ibyuma bro tukarya plastique reba struwaya dukoresha twoza amasafuriya turayoza tukunyuguza yego tukagira ute ariko niba wayogesheje prete y'isahani ya plastique urayivungura ya sahani ya plastique ya mazi wamenye wibwira ko yamenye ariko yamenya asubira mu butaka yasubira mu butaka kongera akajya gukora sayika kagaruka
nuvuga ngo turya ya menyo y'imashini, ubwo ni ibyuma, tukongera tukajya kurya ya plastike, noneho tukajya kubyica tukarya ibiryo byakorewe mu nganda. Ubu ngubu ngo abantu ntago bagiteka, ngo baba bashaka gutwara ibiryo bya bindi bizamara igihe kinini, kumva umuntu ugatunzwe no kurya capati bakaranze hariya ku ikarayi ikagenda igashiririraho, yarangiza kumva afite ubuzima. Urumva umuntu akajya kurya akavuga ngo ashaka kwirira ibirungo, akajya kugura za onja za magi n'ibiki byose akabirunda mu biryo n'amavuta menshi cyane, akumva ngo afite ubuzima. Za pizza nizo zigezweho. Ubuzima bwacu buri mu kangaratete. Iki kiganiro ndifuza ko kiba kigufa ariko kikaba gikubiyemo icyo umuntu akwiye kumva cyose kikaba kirimo. Uti ubuzima bwacu buri mu kangaratete, ariko ahanini ni ibyo binyabutabire n'ubundi dukonsoma umunsi ku wundi, kandi wenda ni naho isi igeze, reka bari kumvuga yego ntaho wenda wabihungira. Ariko se nakwibaza nize ngaruka ziza ku kanya twavuga ko kuri ubu turi kubana nazo. Ingaruka zirahari nyinshi cyane. Urabona abantu, wenda ndagira ngo nongereho n'izindi factors kugira ngo mvugire ingaruka hamwe n'izo factors nazirangije. Hari ibintu byo kujya kuri telefone ukajyaho nijoro ugiye kuryama. Biriya bintu ni bibi cyane. Iyo ugiye kuryama mbere y'isaha wagakwiye kuba utari kumwe na telefone, ubundi mbere y'isaha ugakora uturimo tw'amaboko mu rugo, ukicara ugatekereza, ugapanga umunsi w'ejo, ariko utari kuri telefone ngo ujye kureba ibyo abantu bari kuvuga. Ruriya rumuri rwa telefone rukwangiza amaso, rugatuma ubwonko bwibwira yuko butije, bukibwira ko ari ku manywa. Urumva? Icyo gihe uryama nabi. Niyo uryamye buriya abantu benshi ntago bakirota muri iki gihe. Uheruka kurota ryari? Nge narose. Ubwo nyine nukubayeho neza. Abantu ntago bagikunda kurota. Mubwije ukuri impamvu batarota, nyine aryama ubwonko bwo bwibwira ko ari ku manywa. Ariko icyo gihe ijoro mu bwonko bwawe nta joro rikibaho. Urumva kurota ntago bigishoboka, bivuze ngo ni ikibazo cy'uko kurota ubwabyo byabaye inzozi. Byabaye inzozi kurota, urumva? Noneho si ibyo gusa, hiyongeraho kuba umuntu adakora siporo cyangwa ngo agende. Wenda ndumva uri kwibanda ku byagakozwe kandi turi bubigereho. Ndashaka ubanza utubwire ingaruka zamaze kugaragara. Nize ngaruka ubona zatangiye ku affecta ikiremwa muntu. Urabona muri iyi minsi ikintu cyitwa ubutinganyi urakibona ko cyafashe indi ntera. Abasore ntabwo bagishaka kuba abasore, nibo bari kwigira igitsina gore cyane. Ugasanga umusore yisizera bero, kandi tubizi ku bakobwa umusore ntabwo agitinya kuba yajya mu matiku cyane. Mu bintu urabona nko muri social media hano mu Rwanda, ibintu biri mu mbuga ni amatiku. Abagabo nibo basigaye bafite amatiku bro, abagore nta matiku bakigira. Warubizi? Abagore nibo basigaye bafite inshingano zo kuba abagabo, abagabo bafite inshingano zo kuba abagore. Kuvuga cyane turabihuza n'ibinyabutabire. Bihura n'ibinyabutabire. Impamvu niyi, urabona kugira ngo umugabo abe umugabo nyirizina hari icyo bita spam. Intangangabo mu bagabo zaragabanutse ku rwego rwo hejuru. Kuva ubundi bushakashatsi buvuga ko kuva muri 2004, icyo kintu kivuga ureba muri kane, kuva muri 2004 kugera isaha tuvugana, intanga abantu bari bafite b'abagabo zagabanyutseho 50%. Bikaba bigaragara ko muri 2046, hagati ya 2046 na 2051 nta bantu bazaba bakigira bagitera inda ngo bipfe koroha. Umusore azajya kuryama n'umukobwa kugira ngo mesa zamutera inda, ntago bizaba bigikeneye ko umukobwa miri kinini ngo atinye inda, ahubwo bizaba biri ikintu kigaragara ko miri kinini ngarebe, ahubwo akamiri kinini ngo arebe yuko intanga zafata. Kubera ko bya bintu byose ubwonko ntiburi gukora neza, uri kurya ibiryo birimo bya za plastike n'ibyuma, ngaho uri muri social media, icyo gihe intanga ziragabanuka. Iyo zigabanutse ku mugabo ikibaho atangira kwitwara nk'umugore. Hari imisemburo hormone z'umugabo z'ubugabo ziba zagabanutse, kandi ziterwa nuko ufite spam. Icyo gihe iyo zigabanutse ni handi umuntu atangira kwitwara nk'umugore, akumva ashaka kwibera umugore. Niba numva neza nta gikozwe, ikiremwa muntu kiri gucika, kiri kugana ku iherezo. Nta mugabo nta muntu. Ibyo bintu se birahura n'ibyo binyabutabire wavuze turi gukonsoma umunsi ku wundi, nabyo turabihuza rwose. Impamvu bihura nabo nyine hari imisemburo. Numva niba babona abagabo aribo bibereye muri ya matiku, abagabo bari ngaho bibereye mu bintu byo kwikinisha, ubundi bije muri iki gihe. Urabona abaraperi bambaraga kera, ahubwo byafatwaga nk'umuco. Hehe
mu myaka yo hambere bakagira inkuru cyane ko rero. iyo umwana yabaga akuze w'umuhungu Eh, cyane cyane mu bagereki eh, navuga ko ari nk'umuhango wabaga wo kwiyerekana ko umwana yakuze. Uwo muhango warabaga abana b'ingimbi bakagenda bakikinisha imbere y'abayobozi, imbere y'inzego, akaba ari ikintu rero cyagaragazaga ko umwana yakuze. Byafatwaga nk'umuco mu bihugu bimwe bitandukanye, wenda ubwo bushakashatsi twazabugarukaho neza bwimbitse, ariko kera hari ibihugu bimwe na bimwe icyo kintu bagifataga nk'umuco. Bagifataga nk'umuco rwose. Ntabwo ari ikintu kijubu. Ntabwo ari ikintu kijubu, wenda umuntu yazareba n'izo nyandiko zibivugaho, ariko nanone wibuke ko agahugu n'umuco wako. Agahugu katagira umuco karacika. Agahugu n'umuco wako. Icyo kintu rero navuga ko ari ikintu kimaze igihe, sinavuga ko ari ikintu kije uyu munsi, ariko wenda sibyo turi kuvugaho, nabyo twazabigarukaho. Turi kwirebera imirire dukonsoma umunsi ku wundi, ubuzima tubayeho umunsi ku wundi, ibihe bibazo biri kuduteza. Reka tuze noneho kureba, tubonye ibyo dukonsoma, tubonye ingaruka bitangiye guteza, harimo kuba urubyaro, harimo kuba intanga zacika intege. Yego. Niki noneho gikenewe kuba cyashyirwamo imbaraga kugira ngo ikiremwa muntu cyongera gusigasira ubudahangarwa bw'umubiri? Ubundi reka nkubwire ikintu cyagakwiye gukorwa. Ngiye nyirizi nibyo nkubwira, nikoreyeho ubushakashatsi mbona ni byiza. Ubona ngiye nakuriye mu cyaro, ntago navukiye mu mujyi. Oya, nakuriye mu cyaro, natuzwe n'ibirayi byokeje, ibijumba byokeje, ukabisomeza ikivuguto, ukumva ukumva umeze neza. Nakuze ndi umuntu ukora imirimo y'amaboko, urumva. Noneho nyuma nza kugera muri life ituma ntabona bya biryo, ntabaho muri bwa buzima bwo gukora imirimo y'amaboko, ngera muri bwa buzima bwo kubaho ndeba muri screen cyane y'imashini. Ntangira kugabanya appearance yanjye, itangira kongera kujya down. Mara igihe nakora siporo bijya down. Nza gusanga bwa buzima nabagaho mbere burya bwari bwiza kurusha ubwo ndi mubo, ariko ubu ngubu nongeye kubugarukamo. Narongeye ndatangira ndavuga nti ngomba kubaho, si ngombwa ngo wenda notse ibirayi kubera ko nteka kuri gaze ntibyankundira, ariko nanone ntago byambuza gufata ibishyimbo nkabiteka ku makara bigashya, ngashyiraho wa mwumbati, nkabirya ibiryo bitarimo amavuta, nkafata iteke. Urabona iteke n'ibishyimbo iyo byahoberanye urabirya rwose ukumva ukuntu yasagira neza. Ugafata dodo ukazishyira muri bya bishyimbo watetse harimo n'iteke, warangiza ugafata inshyushyu ugasomeza, wamaze kurya bya biryo ugahita ufata n'inshyushyu, warangiza ugakora siporo. Yego. Noneho ukirinda gufata telefone ngo uyigire ikintu kiri priority, ureba ukonsoma. Icyo gihe byanga byakunda ugira amagara mazima, kandi urongera ukwiyumvamo kuba umugabo, ugafokasinga, ukagira strength, ukagira ingufu mu mubiri. Ngira ngo icyo kintu gikoze, abantu barimo kutureba, hari n'ababimbaza kuri Facebook nyirizina, hari ifoto nashyizeho avuga ati se uyu muntu ni wowe? Nkababwira nti ni njyewe, ntibabyumve. Hari nk'uwari uri muri Amerika, ari muri USA rwose, yaranyandikiye ejo ambwira ati nge nifuza kubaho nkawe, ariko ndi kurya za pizza cyane ngo ndebe ko naba nkawe, nkaba umusore nkawe, nakora iki? Namubwiye ati pizza ntarizo zituma umuntu aba strong, agira immunity cyangwa ubudahangarwa bw'umubiri bukomeye. Oya, kora siporo, urya ibiryo, ujye uhindura ibiryo. Niba wariye pizza uyu munsi, ejo urya ibitagira amavuta, n'ejo bundi ugenda uhindura, nyine ufata ibintu birimo ifunguro ryuzuye. Harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara, n'ibyubaka umubiri. Ibyo bintu byose ujye umaintaininga, urya imbuto, nyine uhindure. Ngira ngo iki kiganiro ninavuze ko kiri bube bugufi, ariko kikaba gikubiyemo ibyo dushaka kubwira abantu. Wenda ikindi nakongeraho, hari ikintu abantu bagira, bakumva ko kubaho neza ari uko ufite amafaranga. Iby'amafaranga ni sawa, ariko twikuremo icyo kintu mu mutwe, twumve ko mu bushobozi buke dufite, twibuke ko amagara araseseka ntayorwa. Tubyibuke ibyo bintu, twumve ko niba uri umujene umunsi ufite imbaraga, ariko ejo uzaba wakuze uri mu myaka runaka, izo mbaraga ntabwo uzaba uzikizifite. Twibuke siporo, twibuke gukoresha amazi, twirinde ibiyobyabwenge, twirinde ikintu cyose tuzi ko gishobora guca intege umubiri wacu, ahubwo twirinde, duhagurukire ikintu gishobora kudusubizamo
imbaraga nubwo waba ufite akazi katagusaba gukora imirimo y'imbaraga ariko gerageza ukora imyitozo ituma umubiri wawe ugumana ubudahangarwa n'icyo navuga ariko n'ubundi niwe twari twakiriye mbere yuko dusoza sinzi niba hari indi nama watanga muri rusange ku kigendanye ariko no kugira ngo twite ku buzima bwacu kuko ibyo dukora byose ibi biganiro dukora ntimwabireba n'ubundi tudafite ubuzima buzima ntabwo byakunda yego mu masegonda make rero sinzi niba hari icyo wakongeraho ubundi nkavuga ngo uzagira icyo yifuza wenda kuba yamenya kugendanye n'amagara n'ubundi yaza twandikira tukaba twakigarukaho. Of course wenda ikintu nshaka kuvuga ni gitoya ubuzima kugira ngo umuntu yitwe ko ari umukunga bugomba kuba afite ibintu bitatu. Uba ufite ubuzima buzima, ufite umuryango, ufite n'ikintu ubushobozi n'amafaranga cyangwa icyo gihe uri umukungu nta nubwo uri umukire uri umuherwe kubera ko ufite ubuzima buzima, ufite umuryango mvuga ni abantu bawe ni abavukana nabo inshuti zawe. Umuryango ni ikintu kigari kirimo abantu nyine bakwitaho nawe witaho ukaba ufite noneho n'ikintu ubushobozi akazi. Bivuze ngo hari abantu benshi uzi bafite amafaranga akaba afite miliyoni cyangwa miliyari 10 ariko akaba atemerewe kurya iki kurya amavuta, akaba afite ya mafaranga akaba atemerewe kurya umunyu, akaba afite ya mafaranga ariko atemerewe kunywa iki amata. Nuvuga ngo we yakurikiye amafaranga ariko yirengagiza ubuzima bwe bwite. Nuvuga ngo rero muri ubu buzima nujya no gushaka ayo mafaranga ntuziyibagirwe, yego uzakore siporo kandi ukunde abagukunda. Niba ufite ababyeyi mama wawe umusuhuza umubwira uti mama ndagukunda bigutera umwete wo kumva ko reka mbonera no kugwa amasegonda 10 umusuhuze. Okay mama papa bavandimwe mu ndeba mumenye ko mbakunda mbazirikana umunsi ku munsi. Nitorose twari kumwe rero reka tugisoreza iki kiganiro ariko navuga ngo icyo twari tugamije n'ubundi nuko kwibutsa ko ubuzima bwawe niwe wo kubwitaho niwo gutora iya mbere kubusigasira kandi wenda hari nicyo wifuza kuba tubaza ushobora kutwandikira ushobora kutwandikira muri comment nimero yacu tuyishyiraho n'ubundi tukaba twakubwira ariko reka dukeburane mu byo dukora byose twibuke ko ubuzima ari ikintu cya mbere irinde ariko by'umwihariko ukora umwitozo kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Turose urakoze cyane katugushimire kuba twabanye muri iki kiganiro. Murakoze ahubwo birinde nakandi kantu ko kutajya bakora subscribe na like nako kagukoraho ibyo bintu mubyirinde kuba wareba iki kiganiro ukava utarebye ko wakanze like na subscribe ibyo bintu nabyo mubyirinde rwose. Murakoze. Thank you so much. Thank you. Sawa. Turakora ikindi. Ganiro ndagakunze.